nejejwe nuko tugiye kuganira ku jambo ry'Imana. Ndashaka kugira ngo tuganire mu buryo Imana itaginanirwa mu kuduhisha turi mu bihe bigoye ndetse n'ibihe bikomeye. Ntabwo Imana yananirwa kuduhisha. Ubwo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tugiye kuganiraho. Reka dusenge twenge Imana kugira ngo ize kubana natwe muri uyu mwanya. Ndakwifuriza kugira ngo wowe uri bukurikirane uyu mwanya Imana iguhe umugisha, ndetse n'abandi bazakurikirana batari hano batari hafi nabo Imana izabaho umugisha. Uwiteka Mwami Imana yacu, uri Imana iduhisha twarwaye kugira ngo tudapfa. Uri Imana iduhisha turi mu bihombo nyuma ukaturwanirira ibihombo bikavaho. Uri Imana iduhisha mu ngo zacu abantu ntibamenye ko harimo urugamba cyangwa intambara, ahubwo ukaduha amahoro ukaturwanirira ukabikuraho. Uri Imana iduhisha iyo turi mu bibazo bitandukanye by'uburyo bwinshi. Uri Imana irwanirira abapapa n'abamama. Uri Imana irwanirira abasore n'abakobwa. Ninde utagushima ko uri Imana ihagije mu bumana bwayo? Ngaho rero ngayo nguko ukomeze ubane natwe mu jambo ry'Imana, turwanirire tuneshereze mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva, igitabo cyanditswe na Mose cyo Kuva, ibice 2 umurongo waho wa 3 ariwo dutangiriraho. Ariko umutwe w'amagambo kuvuga ngo Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Nawe hari inzira Imana yakunyujijemo igushakira abantu bakurera, igushakira abantu baguha akazi. Hari inzira Imana yabinyujijemo igushakira abantu baguhereza amafaranga. Hari inzira Imana ibinyuzamo ikagushakira abantu bakakuganiza, bakakugira inama, bakagufasha mu rugendo uri kunyuramo. Ubuzima tunyuramo twese ntabwo ari bumwe, kandi ntabwo Imana igenyuza igisubiza ahantu hamwe, ifite inzira nyinshi. Inzira z'abashoferi zinyura ku modoka, inzira z'abacuruzi zinyura mu mari, inzira z'abashoramari nyinshi hari zica amafaranga y'abaca mu mabanke, mu nzira nyinshi. Natwe abakristo inzira y'umugisha wacu tumanza kubaza Imana, abati Imana noneho mbigenze ute kugira ngo birambigereho cyangwa se mbikore biramviramo inyungu. Kuko ijambo ry'Imana mu Migani ibice 8 umurongo wa 14 bavuga ngo nkunda bankunda kandi abanshaka n'umwete bazambona. Twese Imana iradukunda, ariko icyambere ngiyo tuyishakanye umwete, kuko harimo abantu bagira ishyaka ryo gushaka Imana, hari n'abandi bagira ishyaka ryo gushaka ubutunzi, hari n'abagira ishyaka ryo kubaka ingwara, bagira ishyaka ritandukanye ry'uburyo bw'ije gushaka ubutunzi n'ibindi bitandukanye. Ariko twebweho tujya tugira ishyaka ryo gushaka Imana bitewe n'impamvu. Ufite icyifuzo kandi ikifuzo cyawe gikemuka ari uko wamanje gushaka Imana. Iryo jambo rero ryatubwiye ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ni ikimenyetso cy'uko iyo ushatse Imana ukayishakana n'imbaraga zawe zose, ukayishakana n'umubiri wawe wose, niho ibona ko ishyaka wagize ry'ukuri kuyishaka none cyo kindi wari gusengera ikakiguha. Ushobora kuba wari gushaka intebe zo mu nzu nziza zigezweho zijyanye n'igihe, kuko Imana ikeneye ko natwe tugira iterambere, ikeneye ko natwe tubaho mu buzima bujyanye n'iterambere, ariko utera imbere mu mwuka ndetse no mu mubiri. Ntutera imbere ngo usange uri mu buzima bw'uko ushaka ubutunzi ariko udashaka Imana, ugashaka mu buzima bwo gushaka ubutunzi ariko udashaka umwuka wera. Rero muri ubu buzima turi kunyuramo byose turabikeneye, kandi pe bituzanira umugisha wo kuva ku Mana. Ijambo ry'Imana twabonye mu Kuva ibice 2 umurongo wa 3 ruvuga ngo ananiwe guhora muhisha amubohera kato gapfundikiye mu ntabyi, agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Harimo abantu bananirwa kuduhisha, bakarambirwa kuduhisha, abantu bakanga kuduhisha turi mu bushomeri, bakanga kuduhisha, bakanga kuduhisha mu kazi kabo, bakanga kuduhisha imvura yatunyagiye y'ibigeragezo. Bakabona uhuye n'ikibazo bagatangira kuvuga ngo ingwe bisinura nawe byamugeraho. Ntabwo ariko wifuzaga ko bikugeraho, nta nubwo ariko wifuzaga ko ibyo bibazo wahura nabyo, ahubwo wifuzaga ko yakurwanirira ikakugirira neza, ariko unyuze muri ubwo buzima bw'uko umuntu atashobora kuguhisha. Ari n'abantu pe badafite n'ubushobozi bwo kuduhisha, ufite ubushobozi nyine gusa, ariko ikorera muri bande. Nindi Imana izakoresha kugira ngo imbishe? Nindi Imana izakoresha kugira ngo aguhishe?
ninde Imana izakoresha kugira ngo ubeho, kugira ngo urame? Izakoresha abantu baguhereza akazi, izakoresha abantu baguha amahoro, izakoresha abantu bakurangire aho uzakura akazi k'ubuyede cyangwa k'ubufundi, cyangwa niba uzambuka imipaka ukamenya gushora nawe ukaba umushoramari, ugatunganya ugatera imbere bitewe n'uko wabonye abantu baguhisha. Imana niyo yonyine gusa ifite uburyo yaduhisha, ariko si umuntu yaguhisha gute? Hari umuntu ugera kumbwira ngo yewe ngo muri iyi minsi ndi ubuzima bwanjye bwahagaze, agahita akubwira ngo nawe ra ngo ngiye nta bushobozi mfite, kuko ntabwo Imana niyo ifite ubushobozi yonyine gusa. Ngo ananiwe guhora amuhisha, ni mama wa Mose yananiwe kumuhisha iwe, ananirwa kumuhisha, abona yuko uwo mwana byanga bikunda ashobora kuzamupfana. Aratekereza yunguka ubwenge, Imana imuhereza impano y'ubwenge, aravuga ngo ubwo naniwe guhora amuhisha, reka mubohera akato cyangwa muhishe mu kantu kameze nk'ubwato, ngende njugunye mu rufunzo, byibura ashobora kumaramo iminsi, cyangwa ngo yamushyiramo akirigwamo, nijoro nkajya kumukuramo nkamwosa, ngongera nkamujugunyamo. Ariko si koko nta nyamaswa zari kumurya. Niyo mpamvu Imana ifite ubutwari n'ubushobozi kurusha umwana w'umuntu. Imana irihagije, yakurwanirira aho bidashoboka, yakurwanirira aho bishoboka, yakurwanira mu nzira zawe zose. Nta cyifuzo ufite cyananira Imana, nta rugamba warwana rwananira Imana, nta bushomeri ufite bwananira Imana kugira ngo ibukureho. Ahubwo wewe iringira Imana uyizere, niyo yonyine gusa yo kwizerwa no kwiringirwa. Muri Zaburi navuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, Uwiteka agosa abantu wumve ko ubuzima uri kunyuramo. Uwiteka arakugose, tudashingiye ku byaha urimo ariko wihane, tudashingiye ku ntambaro z'amafuti uri kurwana ariko wihane, tudashingiye ku matiku yawe ariko wihane, kugira ngo Imana ikugirire neza, ibone uko uguhisha. Ntabwo Imana ikeneye ko upfa, ntabwo Imana ikeneye ko urwara, ntabwo Imana ikeneye ko uhura n'ubushomeri, oya, ahubwo Imana ishaka ko ikugirira neza. Imyitwarire yawe n'imivugire yawe n'imigendere yawe n'imiryamire yawe, ibyo uzitwaramo neza ku Mana nibyo bizatuma ikurwanirira, ikurinde. Niba nyina wa Mose yarananiwe kumuhisha, wowe ni bande bazaguhisha? Niba nyina wa Mose yarananiwe kumuhisha, wowe urashaka ngo uhishwe n'abandi? Jya ku Mana, egera Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Niba Imana isi ko twikunda pe izaduhisha aho rukomeye. Ngo amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ubushishi, agashyiramo umwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Hari abantu pe bananirwa kuduhisha tugeze muri ubwo buzima bakajya kudujugunya, ariko Imana yo kubera ko ibiri hafi yacu ikatuba hafi, ikaturwanira, ikaturinda ko tumwara. Ijambo ry'Imana riri muri Yesayi rivuga ngo nonyura mu mazi menshi ntacyo uzaba, nonyura no mu migezi itemba ntabwo izagutembana, kandi nugera no mu muriro ntabwo uzashya. Nuko Imana izi ko tugera mu muriro tugakongoka, igihe cyo bagutwika, ugatwikwa n'ubuzima, ugatwikwa n'izuba, ugatwikwa n'imibereho, ugashya ugakongoka, abantu bakabibona bakavuga ngo mbese nuriya ngo si ko ari umunyamasengesho ngo yakisengera ngo na Imana ikamugirira neza. Harimo abantu bazi ko tudahura n'ibibazo, tudahura n'ingorane, ngo nuko turi abanyamasengesho, ngo nuko tuvugana n'Imana. Oya, kuba tuvugana n'Imana ntabwo bivuze ko tutazageragezwa. Tugeragezwa nk'abandi bose, turwana intambara nk'abandi bose, tunyura mu butayu nk'abandi bose, duhura n'ingorane nk'abandi bose. Ni ukuri tupfa nk'abandi bose, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mwami, n'Umwuka Wera ati muruhuke amahoro, amen. Rero icyamba muri ubu buzima uri kunyuramo, cyangwa se muri ubu muriro uri kunyuramo, ukazabona Imana. Waba uri no mu migezi iri gutemba, uko ingisura itemba ibyo itembana nabyo byose, ngo ntabwo ibisiga mu nzira. Natwe hari ibyadutembanye ntibyatugeze ko bidafite ubwo bubasha, usibye Imana iri mu ijuru. Imana irangikira dutangiye kugira ngo bitatugeraho. Hari igihe uhura n'impanuka ukagira ngo wapfuye pe, ukavuga ngo Mana ndapfuye noneho, ariko kuko Imana ifite ubushobozi, ubutwari bwose n'ubushobozi bwayo n'ubumana bwayo n'imbaraga zayo zose irazikoresha, igafata impanuka mubanisha nawo karoko kuri umwe,
ugasanga uratabawe kugira ngo uzabone icyo ubwira abandi ko Imana yakugiriye neza. Ntiwahuye n'impanuka, ushobora no kutarahura nawe mu buzima bwawe bwose, ariko ntufite icyo, hari ikintu wahuye nacyo kimeze nk'impanuka, hari ikintu wahuye nacyo cyakubabaza nk'impanuka, ariko Imana irangije ibikuraho, ibitesha agaciro, ikugarura mu buzima buzima. Yemwe n'uburwayi ni impanuka nabwo butuza butunguranye, ntabwo tuzi ngo buzaza ryari, ntabwo tuzi ngo tuzarwa, ari n'umuntu utararwara utazi ko kurwara uko bimera. Imana ikarinda umubiri n'ubugingo. Nawe rero baho, ubeho neza. Ngo nyina wa Mose ananiwe guhora amuhesha, amaze kumujugunya amushyize mu rufunzo atereyo, ngashyira uwo mwana ego, ngo ashyiramo uwo mwana ako kantu agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura. Noneho unyumvira ngo mushiki we yarananiwe, nawe yarananiwe, ari na mama warananiwe, ngo ariko noneho mushiki we arananiwe guhora acunze ka kantu kugira ngo karimo Mose, arananirwa guhora gacunze, arangije ngo arakitarura nawe, ngo arigenda ajya guhagarara ngiya arakitarura. Ntazi niba inzoka yajyamo, ntazi niba utunyamaswa twajyamo, bo bapfuye guterera gutyo gusa, ariko bakaboshye neza, bashyiraho n'ubushishi ku buryo nta kintu cyakinjira muri ako kato bari baboheye Mose akiri uruhinja, bajugunye mu nyanja, bajugunye mu rufunzo. Ngo mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Niyo yabona ibiramubaho ariko ntiyashobora kumutabara kuko ntacyo yakora, kuko byari byarangiye. Ubuzima bwacu arige tubona ko bwarangiye, ariko igisubizo kiri inyuma y'ikibazo. Igisubizo cy'ubuzima uri kunyuramo kiri inyuma y'ikibazo. Ibi bintu niba utari ubizi ubimenye ko Imana igutabara ari uko wanyuze mu rugamba. Uko umuririmbyi harimbye aravuga ngo mbese intambara zitabayeho wavuga ko warwanye uruhe rugamba? Warwanye uruhe rugamba? Warwanye iyihe ntambara? Wanyuze mu buhe buzima? Ese ni ubuhe buzima uri kunyuramo bwakubabaje? Ese ntabwo uzi ko Imana ishobora byose, ko ari itabara? Reba Yobu ubuzima yanyuzemo, ariko Imana aramwibutse ngo bagenzi be baramubwira ngo manza ari icyaha wakoze ngihane, agashaka icyaha arihana akakibura. Bagenzi bakamubwira ngo ubanza ngo utazi kwigira n'inama cyangwa gusenga neza, ngo senga kugira ngo Imana igutabare. Iyo bakagenda akabaza Imana, ahubwo Imana ariko yamusubizaga iri kumutera ibikuta, imubwira amagambo menshi, yamubwira ati mbese njya kurema isi wari uhari? Imana iri kujya kurema isi nta muntu wari uhari habe n'umwe, kuko yo yari ifite abantu yagendanaga, ifite umwami Yesu ikagira n'umwuka wera, nibo bakoranaga n'Imana. Imana yabazaga umwuka cyangwa ikabaza Kristo ati si bigenda ute? Kuko mu migani havuga ngo mu irema ry'isi nari ndiho, nari ndi umukozi w'umuhanga. Uwo ni Kristo wabivugaga. Salomo wanditse iyo migani y'ubwenge aribwira ngo atumenyeshe ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza bikomeye. Ngo mu itangira ryo kuremwa kw'isi ngo nari mpari ndi umukozi w'umuhanga. Wumve ko Kristo mu iremwa ry'isi we na mwuka wera bakoreza imirimo n'ibitangaza. Kuko Imana avuga ngo habeho, Kristo akagenda ariko akagenda yiramburiye, niba ari inyanja we na mwuka wera akagenda bari kwirambura, kuko umwuka duhumeka ukomoka kuri mwuka wera. Mwuka wera yihindura umwuka muzima akinjira mu bihaha agahumekera mu bantu. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu yashizwe kuri bomboni, umwuka yajya kuwugura ukamuhenda ku buryo ku munsi ushobora guhumeka nk'umwuka wa miliyoni 5. Rero tujye tubaha mwuka wera. Imana batubaha umwuka wera kuko batazi umumaro wawo, ko iyo mwuka wera kufuye marigendera. Ntabwo tuzi ko n'umwuka duhumeka kari mwuka wera, ariko tujya tuwanduza, tukawandurisha ibikorwa. Abantu banywa itabi, abantu banywa inzoga, bakanywa ibiyobyabwenge, ibyo bintu ni bibi, baba bari kwangiza umwuka wera ubarimo. Niyo mpamvu umwuka wera baba bakabateza indwara zimwe zitandukanye zo mu nda, mu mara n'ahandi, kuko twababaje umwuka wera. Ariko twubashye umwuka wera, tukirinda ku gato no ku kanini, tukiyana tugaca bugufi, Imana iduhereza ubuzima bwiza tukaramba. Kwa muganga ngo barasanasana iminsi ikicuma, ibintu nabyo bimenye, kuko baba bari gusanasana wa mubiri wa Kristo kugira ngo umwuka wera urimo akorere muri wo, maze duhimbaze Imana yabiremye. Amena. Ndakwinginga rero mwene data kugira ngo ukume ku Mana. Ngo mushiki wa Mose ananiwe guhora ari kumurinda, ngo aramwitarura, ngo maze ngo arebe ibiri bumubeho. Ngo umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Ni Imana yariteje ikibazo umukobwa wa Farawo kugira ngo amanuke ajye
kwiyuhagira mu ruzi, kandi waba habaga za pisine mu ngo z'abantu bafite ubushobozi cyangwa se bafite amikoro, ntabwo bajya gukaraba mu kivo cyangwa muri sebeya n'ibindi biziba yoya, ahubwo mu nzu muri abafite za dushe zirimo amazi akonje, harimo n'amazi ashyushye, kuko Imana yiguhaye ubushobozi bw'amikoro y'amafaranga, ugira inzu nziza kandi nini irimo ibintu byose kandi byubakitse neza. Ufite imodoka aba afite n'ahantu azayiparika kandi hasakaye hameze neza. Ariko hari umuntu ushobora kuba adafite ubushobozi bwose, akaba afite imodoka akayiparika ku muhanda, akayiparika mu gipangu hanze ikanyagirwa, cyangwa akayorosa ihema. Ariko ku muntu ufite ubushobozi arayubakira mu nzu we ikajya yinjira ikabamo. Ufite ubushobozi yubaka dushe agashyiramo amazi ashyushye ndetse n'akonje. Yose ni imishinga Imana itwigira, ni iterambere ry'Imana ituzanira. Harimo abantu bitiranya iterambere n'ibihe bibi, ariko numva neza ko Imana ariyo itwigira imishinga y'uburyo tuzatera imbere. Niba uzacuruza ukajya ushora imari, ukaba umushoramari, ukajya kurangura mu bihugu by'abaturanyi byo hanze mu mahanga hirya iyo, abantu benshi bakatangira bakabyita amazina, bakavuga ngo buriya ngo ubutunzi hari aho yabukuye. Oya, yabukuye ku Mana, kuko Imana niyo itanga, niyo igusha imvura ahantu hose. Ntabwo imvura igwa ku nzu y'umuntu umwe cyangwa mu murima w'umuntu umwe, ahubwo Imana itanga ubushobozi bw'uburyo bwose. Niyo mpamvu yatanze ubushobozi kugira ngo Mose abeho, yohereza umwana wa Farawo ngo ajye koga mu ruzi, kandi wabo bafite ubushobozi bwo kogera muri dushe. Wumve ko iki kintu gikomeye kandi ari na cyiza. Amen. Rero ndakwinginga mwene kugira ngo ibi bintu byumve neza. Ntabwo mushiki wa Mose ngo yashoboye guhora murinze, ngo yaramwitaruye ngo ajye kureba ibiramubaho. Imana ihita yohereza mu kabwa bwa Farawo ajya koga mu ruzi, kandi wabo bafite amazi. Abaja be baragendagenda ku nkombe y'uruzi ngo babonye akato mu rufunzo. Umukobwa wa Farawo ahita atuma umujumu aramubwira ngo genda ujye kunzanira kara kato urebe ibintu birimo. Bagapfunduye basanga harimo umwana, basanga ni umuhungu mwiza pe. Imana imusiga uburanga. Buriya hari ukuntu Imana igenda isiga uburanga naho waba utari mwiza nk'uko abantu babishaka, bitewe n'uko nyine hari umuntu aba ari inzobe, undi ari urukara, ariko iyo mibiri yose ni Imana yasize ubwiza abantu. Ubwo ni ubwiza n'uburanga. Harimo umuntu ukunda umuntu w'inzobe, harimo umuntu ukunda umuntu w'urukara. Mbese ni ukuvuga ngo buri wese afite ukuntu akunda, kandi Imana iremera umuntu idashingiye ku ngingo z'umubiri we zagize ikibazo. Oya, ahubwo buri muntu wese Imana yaramuremeye ko izamugirira neza. Nawe rero ntiwigaye ukuri uko ariko kose, ntiwigaye n'ubuzima uri kunyuramo bwose, ntiwigaye, ahubwo ushimira Imana ikomeje kukurinda. Mwuka wera akaba akiri muri wowe, ukaba ukiri guhumeka kukuka. Ni mwuka wera ugira ibambe n'imbabazi, adashingiye ku bintu unyuramo n'ubuzima unyuramo. Harimo abantu biyahura ubuzima bwabo bakabwanga, kandi batazi ko ari Imana yabubahaye, ko ari Kristo wubatse uwo mubiri. Mujye murinda umubiri yanyu, muzi ko ari insengero z'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima uri kunyuramo bwose umenya ko Imana igiye kohereza umukobwa wa Farawo akakurwanirira, mbese ukabona ubutabazi. Iyi ni ubutabazi. 6:2 mu Kuva hari kuvuga ngo agapfunduye abonamo umwana ararira, aramubabarira. Hari amarira turira, Imana ikatwibuka ikatubabarira. Hari agahinda tugira, Imana ikatwibuka. Ariko tugiye tugapfukama imbere y'Imana ku birenge byayo, kuko ngo isi ni intebe yayo, ijuru ni intebe y'Imana, na isi ni intebe y'ibirenge byayo. No kuvuga ngo dupfukamye hasi ku butaka, tuba dupfukamye imbere y'ibirenge by'Imana. Iyo dusenze iratwumva. No kuvuga ngo iyo upfukamye hasi, upfukamye ku birenge by'Imana, ntabwo upfukamye hasi. Niyo mpamvu itatwemera ko dupfukamira abantu, ariko birakwiriye ko twubahana nyine nk'ibiremwa muntu, kuko Imana yatumye ngo twubahane, twumvikane, twuzuzanye, tugere kuri byinshi. Ufite akazi agaheho uwundi, ufite ubucuruzi aheho uwundi, ufite urugendo ugiye ajyane mugenzi we, kugira ngo bose bagire iterambere. Ntakwiriye kuvutsa ubuzima bw'undi ngo bitewe n'uko bafitanye ibibazo, ahubwo arakwiriye kugira ngo amakimbirane bayakemure, basanga abayobozi. Imana yaduhaye abategetsi, ngo nta butegetsi bwose buva ku Mana, nukuvuga ngo ubuyobozi bwose bwavuye ku Mana, ahubwo tububahe kugira ngo imiyoborere yabo igende neza. Kuko harimo abantu bitwara nabi ku bayobozi babo bitewe n'uko bagiranye ibibazo. Oya, tubababarire. Muri ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarirane, ngo nubabarira mugenzi wawe nawe uzababarirwa. Ngo tuzi yuko imbabazi zose ziva ku Mana. Yego rero, maze ngo agapfunduye abonamo uwo mwana, ngo umwana ararira, aramubabarira, ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza uwo mukobwa wa Farawo ati, sinajya se kukuzanira umurera
kumurera wo mu Baheburayo ngo amukurerere. Mushiki wa Mose amenya yuko Imana itimuha ubwenge n'amayere ukuntu arasubiza mushiki wa Farawo. Ahita amubwira ngo ajye kuzana umuntu wo mu Baheburayo. Mushiki we ahita ajya kuzana nyina w'umwana. Wa mwana ababonye umurera arerwa na nyina, kandi nyina arabihemberwa na mushiki we arabihemberwa. Mbese ni ukuvuga ngo ubwo buzima bwa nyina wa Mose bwahise busobanuka, kandi bwari busobanye pe. Hari ukuntu unyura mu buzima busobanye, ariko Imana byageranye bikagusobanura. Haleluya! Imana igusobanura, kandi Imana nijya gutabara. Aho wabona ko uzapfira ntizagutabare, aho wabona ko uzakena niho uzakirira, aho wabonaga ko uzapfira niho uzaramira, aho wabonaga nta buzima n'ubwiye kubonera ubuzima, aho ubona nta bugingo n'Imana igiye kuguhera ubugingo. Bene data ndabinginga kugira ngo mwizere Imana pe muyiringe. Imana ifite ubushobozi bw'uburyo bwose bwo kuturinda no kuturwanira no kutuneshereza no kutugirira neza. Niba ari Imana yatabaye ubwo ntabwo we yananiwe kugutabara. Umukobwa wa Farawo akagenda agatabara Mose, akarwanirira kubona ko uwo mwana wo mu Baheburayo ko yamujyana akamujyana kwa Farawo. Umwana akaba igikomangoma kandi yaravutse mu Baheburayo. Imana izifite ukuntu yatujyana ahantu tukabaho, tugakura, tukarama. Ari umuntu ukora akazi bitewe n'uko ari ukuntu kameze. Abantu bakora akazi ko mu rugo bamesa, bateka cyangwa se bakora amasuku n'ibindi bijyanye nabyo, akavuga ngo njya akazi karagayitse. Ntukagaye akazi Imana iguhaye, ko baravuga ngo akazi gatoya katuma ubona akazi kanini. Akazi utishimira katuma Imana iguha akazi wishimira, kuko ubundi ni ukuvuga ngo utazi gukora akazi gato ntiyashobora gukora n'akazi n'imirimo myinshi. Reka mbwira ikintu urabyumva neza. Udashoboye gukora imirimo mike ntiwashobora gukora n'imirimo myinshi. Udashoboye kubaha abagukoresha ntiwashobora kuziyubaha nawe uri kwikoresha. Niyo mpamvu abantu benshi basuzugura ibyo bakora, ugasanga bifata uko bitari, yakabipfisha ubusa, agahora hirya no hino ingendo zidasobanutse, zitarimo inyungu, zitagize icyo zimarira Imana. Rero ndakwinginga mwene data, kugira ngo uyu munsi wa none ijambo ry'Imana rikugeraho riguhindure, wumve ko Imana igiye kugushakira umuntu uratuma uhura n'ubutabazi bwawe. Imana yashatse umwana wa Farawo w'umukobwa kugira ngo imuhuze n'ubuzima bwiza bwa Mose. Mose yagiye kwa Farawo, aturayo, yiga kubaho nk'ibikomangoma, arya nk'ibikomangoma. Ubuzima bwe bwose ntabwo bwigeze bumugora, ntabwo bwigeze bumucanga, kuko yabayeho neza. Ariko igihe kigeze, iyo igihe cyageze, umaze kurya no kunywa, umaze guhaga, Imana ikugarura mu butayu. Rero ndakwinginga kugira ngo wubahe Imana neza, wumve ko ubuzima uri kunyura niba ufite amahoro, niba ari nta ntambara, niba ari nta bigeragezo, uzibuke kubwira Imana ati Imana rero dore meze nk'umuntu umeze nk'udamaraye, nyibuka izongera igusubize mu butayu gato, kuko wayisabye ifite ukuntu izakurwanirira muri bwo, yongera igukureho vuba. Niyo mpamvu Imana yabonye ko Mose yarabaye mu buzima bwo kudamarara, ijya kumwereka ukuntu abantu babaho bakata ibyondo n'amaguru, bababara cyane, bajya kuvoma kure, bacukura. Mbese byari ibibazo ku Bisirayeli, ariko Imana yari izi ko izabatabara. Ariko ubuzima bwabo bwarabahenze cyane, kugira ngo Imana imanze yakuza Farawo. Byashoboka ko Farawo yageze mu myaka 25 cyangwa 30, ikabona ikabibuka imyaka 30 ishize, nibwo Imana igiye kukwibuka, nibwo igiye kugutabara, nibwo igiye kugirira neza. Mu gihe wajyaga uribaza ko mbese Imana nanjye yanyibuka cyangwa yangirira neza, Imana yakugirira neza. Humura, Imana nawe yakurwanirira. Ntugire ubwoba, we kwiganyira. Imana igiye kukuzanira umukobwa wa Farawo kugira ngo akwibuke. Imana igiye kukuzanira umuntu mugiye kujya mujyana, mugiye gushora mu mafaranga make mufite, niba ari ntana. Imana igiye kukwigira umushinga ubeho neza nk'abandi bose. Mose byageze nyuma amaze gukura, avuye kwa Farawo, abatangiye kwinjira inzira y'ubutayu. Akora amakosa, barabimenye, abarirutse. Ageze yaragera, ajya kuragira inka za Yetiro, ihene za Yetiro, harimo n'intama ndetse n'andi matungo, kuko kera abantu babaga batunze, babaga bafite amatungo menshi cyane. Yesu ashimwe. Mu ikoranabuhanga rimwe na rimwe rijya ridutenguha, ariko ndacyashima Imana ko turi kumwe. Niyo bari kumva ijambo ry'Imana, mukomerere muri Yesu. Twari turi kuvuga ku nkuru ya Mose.
Mose yarabayeho neza, Adamu araye, ubuzima ari bwiza, nta kibazo afite, nta ngorane. Baramaze no kumenya ibibazo by'Abisiraheli bari gucamo. Abisiraheli barababaye cyane, Abisiraheli baratesetse cyane, Abisiraheli babayeho mu buzima bwo gukora bigoranye bakarya bigoranye cyane, Abisiraheli babayeho mu buzima bwo gukora bigoranye bakarya bigoranye.